Ya reka twongere tubahereze ikaze kuri Dark Kigali TV. Mwese aho muri hose, uri mu gihugu, uri hanze y'igihugu, uri mu ntara y'uburengerazuba cyangwa se mu majyaruguru, aho uri hose uyumve mwikaze kuri Dark TV Kigali. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane, umukobwa mubona gutya wenda hari abantu mushobora kumubona mukavuga uyu mukobwa ameze neza, ariko ni umukobwa ushobora kuba ufite ubuhamya bubabaje, ari nacyo kintu tugiye kumubaza. Reka tuguhereze kaze kuri Dark Kigali TV. Ubuhamya bwanjye nshaka gutanga, urabona hari umuntu mu buzima wampemukiye, naramukundaga cyane nyine akunda bene wabo. Ariko wenda mbere yuko tugera ngaho ndagira ngo ubanze wibwira umuntu wese wabugukurikiye uri muntu ki, amazina yawe bakwita nde, yakugira wenda ari tukorana ikiganiro tubuziranye, cyangwa se n'undi muntu wese wabudukurikiye anakumenya amenya amazina yawe cyangwa se ahantu. Ubundi banyita Ingabire Liliane, mu rugo akaba ari hariya i Buruseli ku muhanda. Mfite mama wanjye, papa wanjye nawe ngira, ariko hakaba hari umutipe cyane nakundaga nyine. Umutipe twarabanaga, tubana igihe kirekire dukundana, mukunda n'ankunda. Igihe kiragera nyine baza kudutandukanya, barashaka kungirira nabi kugira nyine ngo dutandukane, ariko sinabiha agaciro. Uwo muntu nyine wari ushaka kungirira nabi, gusa yashaka kungirira nabi, ariko ngiye nkamwereka urukundo rwinshi nkamureka. Ariko igihe kigeze ashaka kuntandukanya n'umuntu nikundiraga, umuntu wari mu buzima bwanjye. Nuko none igihe kigeze uwo muntu akajya akunda kunyegereza cyane, akanyereka urukundo rwinshi, nawe nkamukunda tu, ariko ntazi ikintu agamije imbere yanjye. Noneho igihe kiragera ashaka kuntandukanya n'umwana twari twifitiye nyine, n'umwana. Umuntu ashobora kwibaza se ese ni ryari ibyo ngibyo byaba byaratangiye igihe ki, wenda ari mbere yuko tugera ku kintu ukuntu byaba byaratangiye igihe ki, umugabo mwawe mwarabanye ryari muwe mwaka? Twabanye muri 2018. Nibwo twabanye. Nabanye ufite abana? Oya, ntabwo nari mfite. Mwamaranye igihe kingana iki? Twamaranye imyaka 8. 2018? Icyo gihe mwabanye? 2018 mumarana imyaka 8? Gute byumvikana gute 2018 ngo turi muri 2021 cyangwa mwigeze ku 2014? Muri 2014. Noneho igihe nyine cyarageze nyine umuntu arampangira ariko nyine uwo muntu ntago nshaka kumuvuga cyangwa ngo mugaragaze, kuko nyine nta bushobozi nari mfite bwo kuba nahangana nawe. Nuko nyine igihe kiragera amuhereza ibintu nyine byo kunyanga. Twarakundanaga cyane. Ibintu ki umuntu ashobora kwibaza, wenda ari dusubira inyuma gato, ni iki cyaba cyarateye uwo muntu kukwanga cyangwa se kugoye muke? Ikintu kiba cyaranteye we cyamuteye kukwanga cyangwa se kwifuza ko yaguye mukira, ni iki cyaba cyarabiteye? Ni ukukureba gusa akakwanga cyangwa se hari ikindi kintu cyari kibyihishe inyuma? Hari cyari kibyihishe inyuma cyari kibyihishe inyuma, ngo nuko nyine ngo ntago nari kubana nawe ngo tudahuje ubushobozi, hari niko mbyumva. Nubwo yari afite amafaranga? Ntayo ufite? Ntayo mfite. Noneho igihe kiragera nyine barabimwumvisha, nawe nyine arangije arabikurikiza. Ariko ikintu cyambabaje cyane nuko namukundaga cyane nyine igihe kigeze mbonye yuko nyine nawe ari kugendera ku byo bari kumubwira nyine uwo muntu, mbonye ko ari kubimubwira, ndamureka. Muretse asiga mu kode twabagamo n'abana. Noneho bigeze nyuma nkajya ndaryama, uko ndyamye nkumva mbuza amahoro, urumva? Nkumva mbuza amahoro, kumbe nibyo bari barantenge, ntazi ibyo ari byo. Noneho bigeze nyuma abana mbona ari ikibazo, nkajya ndahungira kuri wa muntu ushaka kungirira nabi. Ariko njyewe ari we wanabineze, ariko njyewe mukunda byatari, nawe mukundaga cyane ariko noneho simenye ko ari we wabinteze. None igihe kigeze
nyine inshuti yanjye iragenda, imaze kugenda insiga mu nzu n'abana. Bigeze nyuma niyambaza abaturanyi ndababwira ati se ibi bintu mwambabarira mukamfasha nk'umuntu udafite ubushobozi. Ibyo bintu byagufataga gute? Okay, ukuntu byamfataga njyewe narindi umuntu munini cyane, munini cyane. Kurenza ahangaha cyane, urumva. Noneho nkajya ndabona ibintu biri kuza bikamfata, bikankubita mu mutima, bikankubita mu mbavu. Najya kwa muganga ariko bakambwira bakabura uko bamvuza indwara yariyo. Noneho bigeze nyuma mpita mfata icyemezo cyo kugira ute cyo kuva aho ngaho nyine muri iyo nzu. Mvuyemo nigira iwacu, njyanayo n'abana. Nuko maze kugera iwacu mu cyaro, ubuzima burakomeza. Twabanaga hariya kuri Ezine, hariya ku muhanda kuri Pfunda. Mbonye ko ibyo bintu nyine bikomeje kumbera urujijo, nigira iwacu, ndavuga ati reka njye iwacu, niba wenda ku byabaye wenda akaba yaragiye ko nta mututsi cyangwa ko byagize ute, nzabona agarutse, ariko ansanga iwacu. Ndagenda nigira iwacu. Ngeze iwacu mfite mukecuru wanjye, nyine ni umukecuru nta mbaraga afite. Ngezeyo ubuzima ndabukomeza, maze kubukomeza abana ndabarira. Bigeze nyuma uwo muntu wankundaga cyane akajya araza akambwira ati se wamereza uyu mwana wawe nkamufata, ati mutware nta kibazo. Umwana akamujyana akamwirigwana. Igihe nyine kigeze mbona agiye gucuruza imyenda, nacuruzaga imyenda mangu. Nuko mba mwubwo buzima mbubamo. Nuko bigeze nyuma wa muntu, kubera ukuntu namukundaga, mbere yuko ngera iwacu nkamanza nkajya iwe mu rugo tugasangira tukagira ute. Ese uwo muntu ko yakomeje kugaruka, uwo muntu yaba ari inde? Yaba ari iki cyawe cyatumaga gukunda ariko akakugambanira akaguhemukira? Uwo muntu tu yari inshuti zacu bisanzwe mu buzima, ariko ari umuntu wa hafi. Bakundaga kumwita Kiroso. Kiroso yari umugabo? Yari umugabo. Noneho bigeze nyuma ariko nza kugira urujijo rwinshi cyane. Umwana arambwira ati munsigire rero, nuva gucuruza uraza umufate. Umwana ndamumusigira. Umwana mumusigiye ngiye gucuruza, ngeze iyo njya tena ibyo bintu sinzi ngo ni ibiki, birongera biragaruka. Bigarutse ndavuga se ibi ni ibiki koko mwakabyarana, ko nta muntu natutse, ko nta muntu nakoshereje, ibi bintu biri kuza imbere yanjye ni ibiki. Nuko bigeze nyuma, kubera ko uwo muntu nyine yari yaramaye ibintu mbese sinzi ukuntu bivuga. We kubwe yarazi yuko ibyo bintu yamaye ko bishobora kungirira ikibazo cyangwa bikananyica, ariko umwana wanjye amufite, bikaba uwo mwana wanjye amufite. Mu bana babiri wari waramuhaye? Okay, oya, n'uwo wundi yari yaramugiye mu buryo bwo kumusura. Noneho bigeze nyuma uwo mwana wanjye mutoya, aho navire gucuruza ngeze iwacu, ndi kugira nkatireyo ngo njye kumusaba, nsanga nta mbaraga mfite zo kugerayo. Ibintu birankubita, nkagenda nunamirije, nkagenda nunamye, ntashobora guhagarara. Abantu baraza bameka mu mugongo, narabaye nk'umwana w'uruhinja. Nuko nyine ibyo bintu se wenda hari waba urishwa neza cyangwa se waba ubizi neza ko ari umuntu wenda ari wabikoherezaga cyangwa se wabigushyiragaho? Okay, ngenda bizi neza ko uwo muntu ari we wabikoraga, ariko nta biba bigoye umuntu wo kwereka urukundo, umuntu wo gufata abana bawe akajya kubarera, nyuma ngahindukire azagira ute, kense wenda ari sinzi ikintu cyaba cyarabiteye, nyuma ahindukire aza kubera umugambanyi, ariko yarishyizeho umutwaro wo kurera abana bawe, kandi uzi ko kurera abana ari ibintu biba bitoroshye. Okay, ngewe nyine uwo muntu nyine yari umuntu wanjye wa hafi. Ntabwo natwe ibyo bintu yabikora, gusa ndahamya neza n'umutima wanjye wose, nzi neza ko uwo muntu ari we wabikoze, sibyo? Niwe wabikoze, ariko ntabwo kano kanya ngewe mfite imbaraga zo kuba najya guhangana nawe ngo ngire ute. Ariko nyine narabiretse, nagiye mu bundi buzima ubu ndimo, bisa nkaho nibagiwe ibyahise. Ariko uwo muntu nyine yarambabaje, byageze aho bameka mu mugongo nk'agahinja. Bagenda bametse, nkagenda ntashobora guhagarara. Igihe kiragera, kigeze
ndavuga ati rero mana ubu nta kuntu mfite nakwigwanirira kandi n'iwacu nyine mbona mama mukecuru wanjye atishoboye njya aho ngaho ntangira ngurisha ibintu ndabigurisha ibintu nari mfitanye n'uwo mutipe ndabigurisha. Wagenda ukambakamba ibintu byagukubitaga mu mutima ukagenda ukambakamba cyangwa se nyine byaje gufata n'amaguru hose? Okay, no mu maguru byarazaga ko sinabashaga gukandagira akaguru, byarazaga bigafata mu maguru bikazamuka bikankubita mu nda bikankubita mu mugongo mu mutwe nkumva ni ibintu mbese bidasanzwe kuko nagiye no kubyivuza sibabishobora. Mbonye ko batabishoboye ndavuga ati reka mpungire mu gusenga, ariko nari ndi umusiramu. Nari ndi umusiramu, umugabo wanjye tubana ndi umusiramu, ariko nyine ibyo byose uwo muntu amaze kumemukira nyine nahise ngira ute nahise mbyikuraho mpungira mu bintu byo gusenga n'amasengesho. Noneho abantu baramfasha bagira gute, ariko nyine biburugamba nkomeza bankingirana ahantu mu cyumba, ariko ntumbaza abana banjye bo barabagumanye nyine urumva ni intego yabo. Bade ukinyiranye mu cyumba abanyamasengesho cyangwa se abo ngabo bari baratwaye abana bawe? Okay, n'abanyamasengesho kuko narahungaga bumva nta mbaraga nafite zo kujya kureba abana banjye. Aho mariye gukira, maze gukira ndi kumva ameze neza, ndavuga ati uko byagenda kose umwana araryoha, ntago nabaho nafite abana banjye. Abana banjye naragiye njya kubareba ngeze aho ngera biranga, barangije bahamagara umuyobozi waho ngaho nyine ngo tuze tuvugane, gusa nawe sinshaka kumugaragaza cyangwa ngo muvuge, ariko nyine barampamagaye ngo ninze mfate abana. Barangije aramuhereza ndamujyana, uwo mwana amaze kumujyana ngeze hariya ku murenge, bya bintu nyine byo yambwiye ngo nzamuhekenya uwo muntu kuri telefone, numva ni ibintu bibabaje cyane. Ngeze ku murenge umwana arongera arafatwa ararwara nawe amera nkuko nanjye nari imeze. Nkimara kuhakandagiza kuhava n'amaguru yanjye abiri, nageze ku murenge umwana nawe arangije araremba wa Rugerero. Ahita aremba, ndavuga se mwakabyara mwe ibintu nzabijya agatenge nkakenyera umva ntigafate, nta mbaraga mfite nta kimfite ndi kumva mbese muri ngiye ubuzima bwarahagaze. Noneho bigeze nyuma umwana naramujyanye ngiye kubona mbona umwana umutima gurabyimbye, gumaze kubyimba urabyimba ibintu ndi kubireba ni ibintu nkubwira niboneye n'amaso yanjye abiri. Umutima w'umwana warabyimbye, none umaze kubyimba n'indira byimbuka uragira ngo mu nda harimo ibikeri biri gukiniramo. Ako kanya ukimara kuhava? Nkimara kuhava umwana inda yarabyimbye nkajya ndabona ibintu by'ibikeri biri gukinira mu nda, umutima we urabyimba uba ukundi kuntu. None bigeze nyuma ndirukanka, maze kwirukanka njya kubavuzi, ngiye kubavuzi bakajya barambwira ati zana amafaranga tumuvuze umwana, nkagenda nkagurisha ibitenge nkagurisha amasafuriya ndi kugira ngo. Ntabwo baba barigeze bakubwira yuko nuramuka basubije umwana azongera kuba muzima? Okay, ibyo bintu najyaga mbyumva bakambwira ati umwana numusubizayo ati abana bawe bazaba bazima, ariko nanjye kwikuraho umwana nk'umuntu wabyaye igise cyariye byabaga ari ikibazo. None ngiye ikintu nakoze ni iki gusa naravuze reka ngerageze n'ibyanga nyine ndabikora uko abantu bari kungira inama. Umwana naramujyanye ngeze iwacu mumarana iminsi 3, umwana akajya aranga kurya kubera ibyo bintu zitambitse mu mutima, nkamuha ibiryo reka da, nkamuhereza amata reka da. Bigeze nyuma ndavuga ati narwanya urugamba byanze, aho bigeze ntago ndi bumuhereza uwo muntu wari ushaka kunyaka abana banjye, ahubwo reka nshaka se ari we mujyanira. Umwana naragiye mfata inuza moto njya gushaka aho papa wari, ndangije ndagenda ndakomanga ndamubwira ati ngwino tujye kuvuza umwana. Isi arambwira ati hoya ntago nshaka no kukwegera tuje kunyica. Ndavuga si ibi ni ibiki mwakabyaramo, umwana twabyaranye wasuka mujyana kwa muganga. Nuko bigeze nyuma abyanze, ndavuga ati rero mu buryo bwo kugira ngo ndebe ko nakiza umwana wanjye, kuko amakuru mfite ari ukugira ngo umwana mubahereze nyuma yaho azakure neza abeho neza. Urumva ikibazo cyari ngiye wari umufite, narabaga mufite sabona amahoro. Umwana ndangije ndamubahereza
ariko ukuntu namusize kwari uburyo bwo kugira ute mutabare. Umugabo yari yanze gukingura, umwana ndamufata, nari muhetse mu mugongo, umwana ndangije ndamufata ndamushira ku muryango, hari ndavuga reka nzajya kwihisha ahantu ndebe niba ari bumufate koko mbone mvuge ngo ndagiye, ariko yamufashe. Umwana yaramaze kugira mu kigero kingana iki? Umwana yari afite imyaka 2. Yarakiri muto cyane. Yarakiri muto. Naramufashe mushira ku rugi, maze kumushira ku rugi ndagendanisha ahantu mu twatsi, maze kwisha mu hantu mu twatsi mbwira abantu batuye aho ngaho ngo nibavuge yuko nagiye kugira nyine ngo papa wamufate. Nuko noneho bigeze nyuma umwana barakinguye aramufata, maze kumufata ahita ahamagara uwo muntu aramubwira ati tumugora ntanya umwana. Uwo muntu nyine wangendaga hangirira nabi ibintu nk'ibyo. Tumugora ataye umwana ibintu nk'ibyo. Noneho igihe kigeze umwana ngiye kubona mbona baramufashe, imbavu zari zaravunaguritse, mbese nta mubiri afite, ari umutwe gusa asigaranye. Umwana bigeze nyuma baramufata baramujyana, bamaze kumujyana mbonye ko yageze mu maboko yabo, mbona kugira ute ntanega moto ndirukanka cyane. Buriya iyo ndebye iriya ndirimbo ya Bruce Melody umugore ari guta umwana agahita afata akamoto, mba numva ari ngewe. Noneho bigeze nyuma ndavuga nta kundi, bana banjye nabakundaga, so niba urwo rugo ntakwiye kuzarukomeza kurubamo, ubwo nyine niko byagenze tu, nta kundi. Narigendeye nyine umwana musiga gutyo, musize gutyo ndagenda tena nigira iwacu. Ngeze iwacu nkagenda aryama mu nzu y'iwacu kwa mama, nkabura amahoro, nkumva ibintu bisakuza bigira ute, umva mbese mbura mama. Umaze kubarekera umwana usubira mu rugo ukajya ubura amahoro? Nkajya mbura amahoro. Ibyo bintu wabyumvaga gute? Kuko umuntu ashobora kumva ari ibintu bidashoboka, kuba uryamye ahantu ukumva ibintu biri gusakuza kandi kuko ntabihari. Ngewe ukuntu byari bimeze, nageraga mu cyumba ndyamamo, nakigeramo nkiruka, najya kuryama kuri matera nkiruka, nkavuga se ibi ni ibiki, nkiruka. Ukiruka mu cyumba cyangwa ukiruka ajya hanze? Nkiruka ndi kujya hanze bakamfata, barangiza bakanjyana. Wabaga wirutse ubonye iki? Ni iki cyabaga kiguteye kwiruka? Ngewe najyaga mbona ibintu by'ibipusi byabira bivuga nk'ibintu mbibona, ariko abandi bakinjira ntibabibona, ariko abandi bakabona mbese narabaye nk'umusazi. Yego. Ariko ngewe ibyo mbona mbibonesha amaso yanjye abiri. Noneho bigeze nyuma ndumva naragiye no ku gasozi nkasohoka ngenda sakuza, abantu bazi ngo nabaye nk'umusazi. Ariko igihe cyarageze kimaze kugera, nkumbaza ahantu banjyanye nihe, nagiye kubona mbona abantu banyuze hejuru na Bibiliya baje kunsengera. Hejuru y'iwanyu? Hejuru y'iwacu. Baraza bankura mu nzu barambwira ngo inzu ntuzongere kuyiraramo, barangije banjyana ahandi hantu. Bakubwira ngo ntuzongere kurara mu nzu, bakubwiraga yuko ari iki kibiteye kukubuza kurara mu nzu y'iwanyu kandi ari wowe wari ufite wo kuba gusa? Ngewe barambwiraga ati wowe iyi nzu yanyu ntuyiraremo, iyi nzu y'iwanyu ntuyiraremo kuko ibirimo bikugendaho cyangwa bigukurikira nibyo bashizemo, urumva. Kandi ibyo bintu nitumara kuhavumura tukasuka amaso twagira ute uzasubiramo. Ariko ngewe nyine ibyo bintu bambwiraga nyine narabyumvaga kuko ni ngewe wababaraga. Noneho igihe kigeze, so barambwira ati rero wowe genda, banjyana mu nzu y'undi muntu nabaye mu gasozi hatari iwacu hafi ukwezi, ari ngewe bariho barabansengera bagira ute. Ariko mbere ntago numvaga ko aba bantu bajya basenga, aba bantu kuba bagukiza ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ibintu nyine ngewe banterereza byari bimeze nk'amashitani. Uvuga ngo nawe uri umwe mu bantu batanga ubuhamya yuko amasengesho akora cyane rwose. Natanga ubuhamya nkavuga ko amasengesho akora, kuko ibintu nabonye hari kuri ngewe byari nk'inzozi, nibwo bwa mbere nari mbibonyeho. Wari warivuje, waragiye ahantu hose byaranze, ariko ari abantu hano hanze bumva yuko amasengesho adakora, bumva yuko nyine abapasiteri bakiza cyangwa se abanyamasengesho bakiza indwara runaka, bakagira ngo ni ibintu by'imitwe cyangwa se ngo ni ibintu byo gushakisha imibereho gutya na gutya. Ariko biba byiza iyo haje umuntu nkawe
umuntu byabayeho koko by'ukuri agatanga ubuhamya wenda hari bituma bamwe babyizera, cyangwa se n'umuntu wari we wese waba ufite ikibazo nk'icyawe akaba yagana abanyamasengesho. Ubundi wowe ku giti cyawe abanyamasengesho bakimara kugusengera wumvise umeze ute ukurusha uko wari umeze? Bakimara kunsengera numvise ari byiza cyane, uretse ko byatwaye iminota. Ntago narebaga, gusa nireberaga abandi bantu nabo twabaga turi kumwe, ntago nabarebaga. Gusa imbere yanjye nabonaga hari inzira ebyiri, ariko nkabona hamwe hari umuntu uhahagaze wambaye imyenda y'umweru afite Bibiliya, nkabona indi nzira harimo undi muntu uhahagaze yambaye imyenda y'abisilamu yitandiye, ariko umutima wanjye ukancira inzira ukambwira ati hitamo muri izi nzira ebyiri. Ni ibintu wabonaga, ntabwo ari ibintu watekerezaga? Ni ibintu nabonaga, si ibintu natekerezaga pe, ndabivugisha ukuri. Nuko bigeze nyuma nyine ibyo maze kubibona bari kunsengera, nabibonaga bari kunsengera. Hejuru yanjye ngiye kubona mbona huzuye abantu bari muri Bibiliya, bafite Bibiliya bazinkubita bagira gute, ariko ndakubwije ukuri ko ahantu hose nababaraga, umukozi w'Imana yankoragaho nkagira ute, nkumva ndakize, mbese nkumva ni ambereye muganga. Igihe kigeze ndi kugarura akabaraga ntagiye kwa mu mugongo, baramfata bankoresha urugendo banjyana ahantu bita hehera kuri Pfunda. Hoya ntago ari kwa Ndezi, ni ahantu bita ku iriba rya Yakobo. Haba hari amazi menshi cyane. Barahanjyanye bahangejeje, nuko mpageze ndagenda ndoga mera neza, numva mw'iryo riba mbona ni ahantu ho kuruhukira pe. Mpageze numva merewe neza cyane, numva ndaruhutse. Nuko baravuga ati mwana wanjye humura ibyakubayeho byose, ubu ugiye kuzabaho mu buzima bwiza, nzaguhuza n'abantu bakomeye, nzaguhuza n'abantu beza. Iryo ni ijwi wumvaga cyangwa se n'abanyamasengesho babikora? Ni abanyamasengesho babimbwira, bari mu buryo bw'ubuhanuzi. Bari mu buryo bw'abahanuzi, ariko ibintu bambwiye inshuro nyinshi, ibyo bambwiye ibyinshi narabibonye. Bigeze nyuma numva barampamagaye nyine kuri telefone ngo hari abantu bagiye kundangira akazi. Ndabaza se nakahe kazi mwaba mugiye kundangira? Nuko nyine bigeze nyuma barambwira ni Kigali. Ndavuga Kigali ntago najyayo. Wenda hari mbere yuko utubwira ubuzima bwo mu mujyi, ndagira ngo iki kiganiro ni ikiganiro kiryoshye cyane kandi abantu bazifuza kugenda bakurikira ukuntu byagiye bigenda. N'amasaha yagiye uri kuraba utangiye gusa naho bugorobaho gatoya. Ku bwanjye numvaga yuko wenda hari ikiganiro twasa n'abagicumbikiye ahangaha gutya, ugiye mu nzira yo mu mujyi umaze kuduhereza ubuhamya bwawe, ariko hari abandi bantu bazakenera kumva ubuhamya bwawe bwo mu mujyi, uko mu mujyi byagiye, umaze kubona akazi uko byagiye. Ndumva twazagikorera ikiganiro igice cyacu cya kabiri, ari nacyo gice wenda hari tukagenda tukareba abantu ibitekerezo bazatanga, comment bazagenda bateraho, ibyifuzo bazagenda, cyangwa se niba ari n'abantu cyabashije guhindura ibyo byo nabyo tukazaza tukabivugira muri iki kiganiro. Ndumva wenda ari wanyemerera tugasa n'abasoreza ahangaha, noneho umunsi w'ejo cyangwa se umunsi ukurikira ejo tukazaza tugira ute dukomerezaho n'igice cya kabiri. Niba bitakubangamiye nta kibazo. Ariko ndumva ari byo byiza kuko amasaha yagiye kandi urumva tuba tugomba kugendana n'amasaha. Reka ngushimire cyane, nifuza yuko nitwongera gukenera cyangwa se nidukenera yuko dukora n'igice cya kabiri, kugira wenda aruhereza abantu ubuhamya bube bwabahindura, cyangwa se bumva yuko amasengesho adakora nawe bumva yuko amasengesho akora. Ndumva twaza kubona muzambana naribi. Wakoze cyane kandi Imana iguhereze umugisha, ujye ukomeza n'iyo nzira watangiye yo gusenga. Naribi. Wakoze cyane.